rusengero nibyo koko ariko cyane cyane no guterana kwera no guhura n'abandi kugira bagize wa mubiri wa Kristo kugira ngo bagire ubumwe bakomeze kugira muvoma y'ubukristo ya ariko gusenga nyirizina no mutima w'umuntu mutima w'umuntu ufata icyemezo ukaba imbere y'iki y'Imana kuba imbere y'Imana rero ntagaruka ngo no kujya mu nzu cyangwa mu rusengero ahubwo kuba imbere y'Imana nuko umutima wawe witeguye kuganira n'Imana yego sibyo rero kuganira n'Imana k'umukristo ashobora kuganira n'Imana ahantu hariho hose nibyo koko insengero zigomba kubaho na ngombwa ko zibaho ni nayo mpamvu ubona turimo kugerageza ngo turebe ko twakuzuza ibyo leta idusaba kuko ni byinshi ariko tuzabigerageza hamwe n'inshuti n'abavandimwe n'abatwumva banabyumvireho barashobora kudufasha bakanudutera n'inkunga ya mu bushobozi bwabo kandi Imana yabaha umugisha ariko none reka dukomeze aho ngaho nukuvuga ngo urabona Daniel sibyo yari afite ahantu yasengeraga yari afite abo basenganaga ariko igihe amaze gufatwa icyemezo kivuga ngo umuntu uzagira ikindi kintu asenga kitari umwami w'i Babuloni ngo akikubita imbere ya cya gishushanyo uyu muntu azatarwa mu rwobo rw'iki rw'intare aha turumvikana yuko mu bigaragara mu maso y'abantu ntago Daniel yari afite igihe cyo gusenga kubera ko aho gusengera ntago hari hagihari n'urwo rusengero ntirwari rugihari ariko ikikwereka ko gusenga ari umwanzuro w'umutima w'umuntu Bibiliya iravuga ngo Daniel agiwe ngo akingura amadirishya y'i Yerusalemu arangije akinga inzu ye sibyo akingura amadirishya y'inzu ye ayerekeza i Yerusalemu bivuga ngo yaheje ibindi bitekerezo n'ibindi bintu byose byamubuza ubusabane n'Imana ibyamuca intege mu gusenga byose arabiheza akingurira ibitekerezo byo gusabana n'Imana no kuganira n'Imana yirukana ibitekerezo bimwereka ko azatarwa mu rwobo rw'intare akingurira ibitekerezo bimwereka ko ari kumwe n'Imana ishobora bingahe byose ese yari kumwe nande ntawe urumva nta muntu bari kumwe yari we wenyine yari we wenyine ariko yagiranye n'Imana ibihe byiza deja ndetse kuruta uko yari asanzwe rero umuntu w'Imana iyo habayeho akaga iyo habayeho amakuba iyo habaye ikintu kimeze nk'itoteza cyangwa se nko kurwanya kwa gusenga ahubwo nibwo ababonye umwanya wo gusenga ndaza kuguha urugero nanone urabona umusirikare atageze ku rugamba bamenya akazi kurwana wapi ntabwo wabimenya ariko umusirikare kubimenye ko azi pozisiyo z'urugamba azi no kurwana nuko urugamba rubaho agahura n'ibimutera bya bintu bimutera bitabayeho ntago uyu musirikare ntago wamenya ngo azi kurwana wapi sibyo se ugeze mu nzira akakubwira ngo uriya muntu n'umukinnyi w'umupira sibyo ntago wamenya ko uriya muntu ari umukinnyi ariko mu mutima we n'umukinnyi mu mutima we arabizi neza ko ari umukinnyi sibyo afite aho yitoreza afite n'impano imurimo sibyo yes turasukiye mu izina rya Yesu tuvuga ngo amahoro y'Imana nawe muri mwebwe kandi umugisha w'Imana ukomeze kubabaho aho muherereye umunsi ku munsi mujya mutwereka ko mudukurikirana kandi munadukunda rero uyu ni umunsi udasanzwe twanyerutse turabona tugiye gusura umushumba yes muraho neza muraho mumeze mutesi turashima Imana tubasuye ahantu dusanze muri mu nyubako muri mu nyubako bivuze ngo namwe mushobora kuba muri mu bantu bashobora kuba barigeze barafungiye natwe rifunga ryabayeho muri ryatugezeho niyo mpamvu ubona turi mu kugusana no kuvugurura none se wenda tudatinze cyangwa se ngo twihute turase ku ntego nk'abakristo bawe cyangwa se abayoboke bawe urimo urabaha cyizere ki yuko ushobora kuba mwazaterana cyane ko guterana cyangwa se gusenga bifite ikintu bimariye umuntu mu Kristo cyizere ki kuko bashobora kuba bazaterana
icyizere cyo kubaha icya mbere no gusenga Imana kuko icyizere twagihabwa n'ibikorwa gusa turizera ko Imana izadufasha ariko ibyo dusabwa ni byinshi ni ibintu byinshi cyane urabona iyi parcelle yose uko ingana turasabwa kuyisimanta kuyishyiramo pavuma kuyibetona turasabwa ibintu bitandukanye ama sound proof kandi byose ni ibintu bihenda amatuwarete ya kizungu turasabwa n'ibintu byinshi turasabwa n'ibintu byinshi cyane ni byinshi n'ibintu bigera nko mu 10 kandi byose bifite imbaraga rero icyo umuntu yababwira nuko icyambere no kwizera Imana no gukomeza gusenga gusa nanone hamwe n'inshuti n'abavandimwe turizera ko Imana izadufasha none suko tuzi neza ko umukristo udasenga umukristo utabasha kwegerana n'Imana ngo agende yegerana n'Imana ashobora kuba yatandukana n'Imana ugasanga yishoye mu byaha ibi bintu ntabwo ushobora kuba bishobora gushora abakristo bawe mu byaha ugasanga barahindanye kuko tuzi neza ko umuntu udasenga ashobora kuba mu byaha cyane agakora ibyaha cyane ibyo bintu mu bifatura mwanzuro iki cyangwa se mu bikurikirana gute nk'abashumba nubwo utigeze utari wibwira abadukurikiye bakurikiye Nzaramya TV uraza kubibwira ariko nkawe nk'umushumba ubifata gute ntabwo uri bwishore mu byaha wenda reka mere kuri icyo mbanze nanabibwire amazina nitwa Bishop Rwisebura David ahangaha turi ni Kimisagara aho bita mu Kamenge ni itorero ryitwa Elibetel rero icyo twavuga turimo kwigisha abantu no kubwira abantu kandi n'ubundi na mbere twababwiraga nuko umuntu adasenga gusa ari uko ari mu rusengero kuko urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu yakujya mu rusengero no guterana kwera rero ahubwo icyo tubabwira no gukora nka Nehemiya no gukora nka Daniel none mu gihe cya Daniel ko hashyizweho urwandiko rw'uko umuntu uzagira ikindi asenga kitari Imana uwo muntu azatarwa mu rwobo rw'intare ariko Daniel amaze kumenya ko hashyizweho urwandiko rwanateweho amakashi ntago Daniel yaretse gusenga ngahubwo yakomeje kujya apfukama 3 ku munsi nkuko yari asanzwe abigenza asenga Imana ye rero nanjye icyo nabwira abantu ntago ari urusengero rwacu gusa nta nubwo ari naba hano muri Kigali gusa cyangwa mu Rwanda kuko nahandi biranashika ko umuntu yagera ahantu hari kure y'urusengero birashoboka ko umuntu yagera ahantu mu kindi gihugu ntasanga urusengero ntago rero bivuga ngo umuntu azasenga gusa kuko ari mu rusengero ahubwo nibamenye ko agomba gusengera aho ari agasengera no mu nzu ye agasengera naho akorera agasengera naho agenda aho umuntu ari hose agomba gusenga Imana ntago rero twavuga ngo ni umwanya wo kugira ngo basubire mu byaha ahubwo ni umwanya wo kwegera Imana kuruta uko bayegeraga ni umwanya wo kwegera Imana kuruta uko bayegeraga bivuze ngo bagomba gushaka Imana kurenza uko bayishakaga kuruta uko bayishakaga mushumba iki kintu kiragoye cyane rwose reka nkubwire kuko nzi neza ko iyo umuntu yagiye gusenga bajya bavuga ngo gusenga no kuganira n'Imana ndahamya neza ko ariko bimeze mushumba iyo umuntu arimo asenga ari kuganira n'Imana kandi ikindi nanone iyo umuntu yabonye akanya akajya gusenga cyangwa se akegera n'Imana nkuko tubivuga no kuganira n'Imana hari ibyaha abasha gutinya akavuga ati wenda nasambanye ariko yageramo Imana ikabivugaho ugasanga ageze huwangana muri we akavuga ati bya kintu ntango nzagisubiramo ariko ugasanga kuko yagiye gusenga kuko Imana yabivuzeho ugasanga koko ntago yabigiyemo ariko kubera ko atarimo kujya gusenga ahari mbese ndahamye neza ko iyo umuntu ari mu atarimo gusenga ndahamye neza ko bari nko mu yindi si abari nko mu yindi si ariko iyo umuntu yagize mu buryo bwo gusenga abari nko navuga ngo nanone abayegeza ahandi hantu yego
rero ubwo ngubwo ntago ngiye mbyumva neza kuko simbyumva neza uburyo ki abantu bashobora kuba batarimo gusenga bakaba bahura n'Imana neza bigahura, ntago ngiye mbyumva neza. gusenga urimo kuvuga abasaza ibyaha zabyaturira abantu. Gusenga urimo kuvuga ntago ndamenya uko ariko. Yes. Ariko reka dusobanure muri ubu buryo. Nongere nsubiremo gatoya. Turaza kwifashisha uriya mugabo witwa Daniel. Yego. Kugira ngo nabatwumva babashe kubitahura. Ntago njewe nemera ko gusenga ari ukujya mu rusengero. Ahubwo kujya mu rusengero nibyo koko, ariko cyane cyane no guterana kwera. No guhura n'abandi kugira bagize wa mubiri wa Kristo, kugira ngo bagire ubumwe bakomeze kugira muvoma y'ubukristo. Ya ariko gusenga nyirizina no mutima w'umuntu. Mutima w'umuntu ufata icyemezo ukaba imbere y'iki y'Imana. Kuba imbere y'Imana rero ntagaruka ngo no kujya mu nzu cyangwa mu rusengero, ahubwo kuba imbere y'Imana nuko umutima wawe witeguye kuganira n'Imana. Yego. Sibyo? Rero kuganira n'Imana k'umukristo ashobora kuganira n'Imana ahantu hariho hose. Nibyo koko insengero zigomba kubaho, na ngombwa ko zibaho. Ni nayo mpamvu ubona turimo kugerageza ngo turebe ko twakuzuza ibyo leta idusaba, kuko ni byinshi, ariko tuzabigerageza hamwe n'inshuti n'abavandimwe n'abatwumva banabyumvireho, barashobora kudufasha bakanadutera n'inkunga ya mu bushobozi bwabo, kandi Imana yabaha umugisha. Ariko none reka dukomeze aho ngaho. Nukuvuga ngo urabona Daniel, sibyo, yari afite ahantu yasengeraga, yari afite abo basenganaga, ariko igihe amaze gufatwa icyemezo kivuga ngo umuntu uzagira ikindi kintu asenga kitari umwami w'i Babuloni ngo akikubita imbere ya cya gishushanyo, uyu muntu azatarwa mu rwobo rw'iki rw'intare. Aha turumvikana yuko mu bigaragara mu maso y'abantu ntago Daniel yari afite igihe cyo gusenga. Kubera ko aho gusengera ntago hari hagihari, n'urwo rusengero ntirwari rugihari, ariko ikikwereka ko gusenga ari umwanzuro w'umutima w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo Daniel agiwe ngo akingura amadirishya y'i Yerusalemu, arangije akinga inzu ye. Sibyo? Akingura amadirishya y'inzu ye ayerekeza i Yerusalemu. Bivuga ngo yaheje ibindi bitekerezo n'ibindi bintu byose byamubuza ubusabane n'Imana, ibyamuca intege mu gusenga byose arabiheza. Akingurira ibitekerezo byo gusabana n'Imana no kuganira n'Imana. Yirukana ibitekerezo bimwereka ko azatarwa mu rwobo rw'intare. Akingurira ibitekerezo bimwereka ko ari kumwe n'Imana ishobora bingahe byose. Ese yari kumwe nande? Ntawe. Urumva nta muntu bari kumwe, yari we wenyine. Yari we wenyine, ariko yagiranye n'Imana ibihe byiza deja ndetse kuruta uko yari asanzwe. Rero umuntu w'Imana iyo habayeho akaga, iyo habayeho amakuba, iyo habaye ikintu kimeze nk'itoteza cyangwa se nko kurwanya kwa gusenga, ahubwo nibwo aba abonye umwanya wo gusenga. Ndaza kuguha urugero nanone. Urabona umusirikare atageze ku rugamba amenya akazi kurwana. Wapi? Ntabwo wabimenya. Ariko umusirikare kubimenye ko azi pozisiyo z'urugamba, azi no kurwana, nuko urugamba rubaho, agahura n'ibimutera. Bya bintu bimutera bitabayeho, ntago uyu musirikare ntago wamenya ngo azi kurwana. Wapi? Sibyo se? Ugeze mu nzira akakubwira ngo uriya muntu n'umukinnyi w'umupira. Sibyo? Ntago wamenya ko uriya muntu ari umukinnyi, ariko mu mutima we n'umukinnyi. Mu mutima we ari bizi neza ko ari umukinnyi. Sibyo? Afite aho yitoreza, afite n'impano imurimo. Sibyo? Iyo ageze mu kibuga agaragaza za mpano, ariko avuye mu kibuga niho ajya kwitoreza. Kandi rimwe na rimwe iyo yitoza ntago ari ngombwa ko abantu bamubona. Wapi?
receive nene araho umuntu yitoreza haraho umuntu yitoreza atare boya rafashijwe Zobreri Mandela veresi abantu batwumva batuye isi aho bari hirya ku migabane itandukanye igize isi basobanukirwe ko ntago umunyamasengesho ntago umukristo gusenga ari ugusengera mu nzu gusa ntago ari kujya mu rusengero gusa nibyo koko insengero zigomba kubaho ariko zitanariho umukristo agomba kugumana ubukristo umukristo agomba gukomeza gusenga ya ikintu numvishe cyo ngo Daniyeli akimara kumenya ko bamushaka yahise afata igihe cyo gusenga noneho ahindura uburyo yasengaga ubwo bishatse kuvuga ngo ubu ngubu noneho ni uburyo bwo guhindura ishengesho none bishatse kuvuga ngo ubu umuntu ashobora gutabarwa kurenza uko noneho yasengaga nicyo bishatse kuvuga urabona ngiye kuguha urugero umuntu ashobora kubona ubwiza bw'Imana kurenza wenda reka nguha urugero wemera ko muri guma mu rugo muri bya bihe bya covid haguye benshi nubwo haguye benshi ariko hashubijwe na benshi ngenza wa pastori benshi cyane bashubijwe muri guma mu rugo babonye ibisubizo batigeze babona na mbere kuko hari abantu tuzi muri guma mu rugo baraba pasiteri tuvuga rwose batsinzwe barambitse Bibiliya no kuvuga ngo hari abaguye ariko hari n'abakomeye bashubijwe reka nkubwire iki kintu igihe cyose uri ku rugamba sibyo iyo urugamba rugutsinze uraseba ariko iyo urutsinze urashimirwa yego iyo urutsinze urashimirwa ariko iyo urutsinzwe uraseba uragawa barakugaya sibyo kuko urugamba rwagutsinze Imana ishimwe cyane amen noneho rero no kuvuga ngo ikindi ntago ubukristo bugaragarira mu rusengero ahubwo ubukristo bugaragarira kuri teri yes kandi teri ntago iba mu rusengero guterero impamvu rero ubukristo bugaragarira kuri teri no kuvuga ngo abakristo bafungiwe insengero begerejwe teri yo kugeragezwa kuko ikigaragara cyo kuko barageragezwa pe kuko niba mu cyumweru yajyaga mu rusengero gatatu agahura na pastor agahura n'abahanuzi agahura n'abantu batandukanye uyu munsi wa none ntago abantu batandukanye ari bwongere guhura nabo nabari bubone siko yemeze niba rero atari buhure nabo yagiye kuri teri kuko bya bindi yagiye ahunga nibyo bimwegereye yagiye kuri teri rero kugira ngo agaragaze za mbaraga z'ubukirisitu yagaragaza za mbaraga z'ubukirisitu bishatse kuvuga ngo bamwe barahasigara birashoboka ko bahasigara kuko barahasigara bamwe baratsindwa birashoboka ko banatsindwa ariko ikigaragara cyo nanone abari buneshe ariko nanone ijambo riravuga muri Daniyeli ngo abazi Imana yabo bazakomera sibyo umuntu akomera ryari mu gihe urumva hari bimuca intege sibyo burya nibwo akomera kuko ibiguca intege bitabonetse ntago wakomera ukomera kuko hari byaguciye intege ariko ijambo riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari urimo urabyumva rero ibi ni ibihe turimo kwinjiramo kugira ngo tugere mu bihe byo gukomera kandi tugere mu bihe byo gukora iby'ubutwari ntago rero tuzakora iby'ubutwari tutahuye n'ibitunaniza n'ibishaka kudukura mu mugambi w'Imana ntahubwo bishoboka ntago birimo biragaragara yuko muri kino gikorwa kuko bajya kubafungira ntago mwari mwabyiteganyije ni mwari deje ntago ndashaka kuvuga ngo ubushobozi ntago mwari mubwiteguye ku buryo ibi byose byaba nabaza pasiteri cyangwa umushumba ubushobozi murimo kwifashisha murimo murabukura hehe mu bushobozi mufite bushobora kuba buhagije nibyo nashaka kugira ngo mbabaze kugira ngo tube twagenda turasa ku ntego kugira ngo n'abantu badukurikire babe bamenya amatsiko cyangwa se impamvu ngiye naje kuba kuko navuze ni David ni umushuti yanjye wajya kumusura nkamenya ese ko bafunze urusengero ubu abayeho gute bimeze gute ese inyubako kuko hari ibyo asabwa gukora ese ibyo bintu arabyujuje ndavuga reka nyaruke mpagere David menye bimeze gute
ya murakoze. Reka tubanze turebe ubona barimo bakoresha yego kubisabwa nabango ni nk'agatonyanga mu nyanja kuko ibyo dusabwa ni byinshi ya ni byinshi cyane amatuwarete ya kizungu ntayo twari dufite urabona imbuga y'urusengero yose nta namwe hari hasimase kandi hose hagomba gukorwa urabona iyi pariseri ntifite korotire ya urabona nta kigega kinini dufite ya amazi bya eranjoma nabyo bisabwa gukorwa plafo urusengero rugomba kujyamo plafo agomba mirinda nkuba sound proof amakaro ya uruhimbi rumeze neza ni byinshi cyane ariko noneho ntago twavuga ngo turabifite nanone warubajengwe se ngo birimo kuvayo n'ubwitange bw'abakirisitu nabwo nubwo bigoye n'ubwitange bw'abakirisitu biragoye ariko nanone birakorwa ariko icyo twanasaba nagushimira no kuba waje nshimira n'ikinyamakuru cyawe ngira ngo ni Nzaramya TV ya Imana ibaho umugisha none icyo twabwira abakunzi bacu n'abadukurikira nuko batuba hafi bakadutera inkunga bagakorera umurimo w'Imana bafatanyije natwe ya birashoboka ko n'umuntu umwe yabikora Devi twakoze y'ibintu byoroheje yibanze ni Devi ya miliyoni 7 ya twabaye dukoze Devi ya eranjoma ya miliyoni 7 ya n'umuntu umwe yayatanga ni nk'ibihumbi bingahe by'idolari n'umuntu umwe yayatanga agakora umurimo w'Imana nk'uko ba Dawidi bakoze n'abandi ya hanyuma no kuvuga ngo tugirane natwe ikinyamakuru cyitwa Sobanuka TV abakunzi bacu bajya bajyaho kimwe n'abanzaramya TV ariko cyane intego yanjye ku ruhande rwanjye nanagushimira nuko nakwisabira abadukurikira abaduteza amatwi inshuti zacu abakunzi bacu ko batuba hafi buri muntu uko yishoboye hanyuma akabiba muri uyu murima w'Imana ko nta gihombo kirimo ya abakunzi banzaramya TV no kuri ndabizi neza ko muri imfura mujya mudukurikira hirya no hino abari South Africa ndetse n'abari muri Amerika mujya mubitwereka murimo kutwandikira muri comment n'andi heshi muri kumva ko ni igikorwa birashoboka kandi niwumva ko hari ikintu umwami akubwiye ku mutima ikintu akubwiye ku mutima wumva igikore nta kibazo Imana iguha turabashimiye kuba mwatwakiriye natwe turabashimiye kuba mwatwakiriye muri kino gikorwa tukaza kuko ni benshi hari ushobora kubwira ati mpa karibu iwawe ntakwemerere cyangwa se ntaguhe karibu gusa nanone ntago twababwiye nubwo ngira ngo uraza kuzishyiraho ariko ni byiza ko tunababwira baramutse badushaka nubwo banakunyuzeho nawe wadutumikira nta kibazo rwose ariko bashobora kunyura kuri 07 82 57 38 7 ndasubiramo 07 8 8 57 38 7 kubera ko icyo twakwibutsa abantu nuko rimwe na rimwe hari n'igihe abantu bashuka abadiaspora bakabaha amafaranga mu buryo butari bwiza cyangwa butari nabwo ari nayo no gupfa ubusa rimwe na rimwe ngira ngo wagiye ubyumva ko ari n'abantu bagiye banabyigamba abandi bakabeshya ngo nabahanuzi ngo niki batagira n'izo sengero batagira n'ibyo bicaniro batagira n'ibyo bikorwa ya ariko mu by'ukuri ugashyigikira umurimo w'Imana ubushigikiye umuntu wese uzakandagira aho hantu kugeza igihe isi izarangirira rero ububi by'imbuto mu murima urumbuka ububi by'imbuto mu murima mwiza imbuto ibihindutse imbuto itabora ya turabashimiye rero
bakunzi banzaramye TV mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashigikire mu byo mukora byose umunsi ku munsi. Imana ibiteho, Imana ibarengere, Imana ibashyigikire. Ariko kandi tunabibutsa niba utarakoze subscribers turakwinginze kugira ngo uyikore, kugira ngo umwami Imana akomeze guhabwa icyubahiro kandi dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza, kuko Nzaramya TV niyo ntego, kugira ngo abantu bakizwe, abantu bave mu byaha, abantu bajijuke no mu buryo bw'umwuka. Imana y'amahoro rero umugisha kandi Imana y'amahoro bashyigikire mu buryo bwose. Shalom 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 shalom. Twari turi kumwe rero na Mushumba David, ahangaha hajya ngo ni hano bahita Kimisagara. Ku bari mu mahanga ni mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kimisagara, akagari ka Kamuhoza, umudugudu wa Rurama. Bakunda kuyitirira akabyiniro ko mu Kamenge kwa David. Imana ibahe umugisha kandi natwe turabakunda Mushumba. Murakoze cyane. Amen.